So guys ibihe byiza cyane kuri bumwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka ko tubana bya buri munsi. Ino akaba ari umwami w'umwana official, of course njye nkabandi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. Turababwiye ngiyi imihanda papa, ngiyi imihanda papa kandi bamuzi ari joke man. Mwebwe rero ntabwo muzi ikintu kinwa kunsetsa. Umuntu witwa Senderi najya asaza man. Bamwita Senderi Hit man, ntabwo ajya asaza. Buri gihe ahora nkorera udushya. Narababwiye ngiyi imihanda papa, baguye gukata muri iyi mihanda man kugira ngo mutazanagira ngo umuntu witwa Senderi mitembatera kano gastori. Umuntu witwa Senderi yarifashe arihandagaza ngo wama ngo nkahurira ku rubyiniro, cyangwa se ngo ndifuza guhura ku rubyiniro n'abarimo Diamond cyangwa se Davido, ngo nkabere ku buryo ki urubyiniro rukoreshwa, cyangwa se nkabereka uburyo ki umuntu aba afite abafana. Senderi ni baba yanyweye iki I don't know. Kwa umuntu witwa Senderi Hit yavuze ko afitiye inziko ikomeye byatani man, ngo tingiye mbafitiye inziko ikomeye byatani umuntu witwa Diamond ndetse na Davido. Urumva ngabashinja guhabwa amahirwe adahabwa undi muhanzi uwo ari we wese ahangaha mu Rwanda. Uyu muntu witwa Senderi rero ntabwo nzi ikintu aba yanyweye. Agamye yuko umunsi bazahurira ku rubyiniro azabereka ko ari umwe mu bahanzi bafite abakunzi benshi, ngo umunsi twahuriye ku rubyiniro ati nzabereka yuko ndi umwe mu bahanzi bafite abantu atabafite abakunzi benshi. Ibi rero ndaje mbabwira impamvu Senderi yabivuze n'ahantu yabivuye. Ibi ngibi Senderi Hit yabigarutseho mu kiganiro cyihariye ubwe yaganiraga n'itangazamakuru ryitwa Igihe nyuma y'igitaramo cya Tour du Rwanda Festival. Ni igitaramo cya kimaze iminsi kiri gukorerwa mu karere ka Musanze. Noneho Senderi ibi bitaramo rero Senderi Hit yongeye kubigaragarizamo yuko nyine afite abakunzi. Nyine urabizi Senderi ni wa mukoboyi Imana ajya ari nyine ntuhavuga ngo afite indirimbo nshyashya, sibyo? Afite uko nigira imbere y'abantu ngaperi FC abareyo nyine utuntu nk'utwo ngo sukura umujyi. Man, niba ari umuntu nko mu munigazamo wallahi. So ni ukuvuga ngo rero Senderi ibyo ngibyo yabigarutseho nyuma y'uko akoreye igitaramo i Musanze. Ni ibitaramo bya Senderi Hit yongeye kugaragarizamo yuko afite abakunzi benshi za Musanze. Man, ntabwo nababeshya, Senderi yageze kuri stage arahana afite uburyo ki stage rwose abantu bigerurira nyine mana n'abajya amasi wamenya baradukonfirme baradufite. Nyuma yo kwerekwa rero urukundo rudasanzwe Musanze, Senderi Hit yongeye guhishura yuko arwaye umunsi azahurira ku rubyiniro Diamond ndetse n'umuntu twakita Davido. Tumunsi ngiye tuzahurira ku rubyiniro man, muzaba mureba hazacwambaye uwo munsi nibwo hazagaragara ngo ninde umwami w'abantu mu gukora indirimbo hagati yanjye na Diamond. Ati ndwaye abantu babiri gusa, ati ngiye ndwaye umuntu witwa Diamond Platnumz, nkaba ndwaye n'umuntu witwa Davido. Aya mahirwe umunsi nayahawe, ati aya mahirwe mpabwa mu bitaramo, ati umunsi nzayahabwa nkahurira ku rubyiniro n'abantu bitwa Diamond Platnumz ndetse n'abantu bitwa Davido. Ati uwo munsi nibwo muzamenya ngo Senderi ndi nani, timindi nani kweli. Ati uwo munsi nzabakosora papa. Ati ibitaramo rero baba bitabiriye ngo icyo gihe ati bazandeke mbanze ku rubyiniro, ati noneho baze bavura abantu kuko bose nzaba
nabigaruriye, ati uwo munsi nzaba mbafite, ati uwo munsi ndabibikiye mwa bintu mwe, ariko mwebwe gusa umunsi umwe tuzahurire ku rubyiniro n'abo bantu ko ari babiri. Senderi Hit rero yavuga yuko ari inzika amaranye igihe kitari gito, ari inzika amaranye igihe kirekire, ni inzika amaranye igihe kirekire, igihe kubera yuko bahabwa amahirwe nyine hangaha mu gihugu hari abahanzi bakomeye cyane batajya bahabwa ibihwanye n'ibya bano bahanzi kuri stage. Ugasanga wenda tuvuge nk'abahanzi bo mu Rwanda nyine bo ntabwo bahabwa amahirwe nk'aya ba Diamond, ati njye rero umunsi nzaba nayahawe man ntabwo muzanyira. Ku rundi ruhande ariko Senderi Hit nubwo yeretswe urukundo bikomeye cyane bitewe n'indirimbo cyangwa se bitewe n'abakunzi b'umuziki mu ntara zigiye zitandukanye, yavuze yuko yahinduye umuvuno mu muziki wiwe. Numbaza uburyo cyo yahinduye umuvuno, ati ni ukuri kw'Imana, ati njye nahinduye umuvuno no pe, ati ni ugukora cyane, ati ni uko nahinduye umuvuno wo gukora navuga wenda ati gukora wenda navuga ngo nsigaye nkora buce oya, ati njye nsigaye nkora papa, ati akantu ko gukora ko nta kantu kandi. Senderi Imana ndi umufana wawe kuko uranyisekereza nyine urankoma, ati mfite abahanzi benshi n'abanyamakuru bamwe ati batanyiyumvagamo, bituma rero nsanga umuturage ku isoko no mu rugo, ati rero ngomba kumuhereza ibyishimo bisendereye nkabakutamo indirimbo zanjye uko byagenda uko ariko kose. Senderi Hit yahamye yuko ibi byamufashije kuko abona yuko ibitaramo byinshi byegereye abaturage, ati abo rero nibo bantu banjye, ati nibo bantu ngomba gucurangira, ati nibo bantu ngomba gukorera umuziki, ati nibo bantu ngomba gutama ibitaramo, ati kimwe mu nzozi zanjye rero bimwe mu nzozi zanjye, bimwe mu bintu bitanu by'inzozi zanjye rero harimo no kubanza gutamo abo bajyama. Ati ni umuhanzi uhamya yuko ari mu myiteguro ya gahunda ya kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi mu matora ya perezida wa Repubulika, ariko ku rundi ruhande navuga ko muri iyi minsi akaba ahugiye mu gukora kuri album ye nshya igizwe n'indirimbo 7 zo kuramya no guhimbaza Imana. Cyakoze Imana uyu muniga afite kuburyo ubundi hanga hari abantu mu Rwanda mwe mujye mwirengagiza aba baraperi iyo bageze kuri stage, man ntago wakumva stage ya Bulldog, ntago wakumva stage ya Riderman, ntago wakumva stage ya Senderi, man bano bajyama bagira stage Allah akbar, ntago mwabyiyumvisha. Abajyama bagira stage man barahagira mukibura, ntago wakumva stage ya Bushari, man nyine usanga bano bajyama bagira stage za hatari bazi icyo gukora man. Ati njyewe nababeshye umunsi nahuriye ku rubyiniro n'umuntu witwa Davido cyangwa umuntu witwa Diamond, asumana nk'ubu ngubu. So guys, n'ubundi bikiganiro nyine agiriye ku gihe, ndavuga ni why not natabatamo kano kaganiro. Ndavuga ni man uyu muniga VIP, ubundi Senderi VIP. Gusa Senderi no harya Senderi nigeze kwitabira za Primus Guma. Sinibuka neza ariko ndatekereza Senderi hari ibitaramo byinshi byajyaga biba man ugasanga birimo. So Senderi rero niyo mpamvu yavuze ati njye nzabatamo papa, ati none kamanze nkori na album mbere. Atunga mu gihe mu gukora album ifite indirimbo 7 zo kuramya no guhimbaza Imana. Shamuskini nyine tugira vuba dutemo man. Gusa Senderi ni umwe mu bahanzi bafite uburyo ki yigaruriye abafana b'amakipe abiri, Tabareyo Aberi FC ati sukuru umugi
ngo mutugani mubona nabivuga nyine mani akora utuboro nk'utwo ngutwo uba usanga ari boro we yikorera mani zatari so Senderi we kudeshapa mani ngenda kwemera nkunda uburyo ki wikorera utuntu twawe.